Pahuro yaravuze ngo ni byiza ariko ngo byaba byiza kurushaho tarongoye tari ukuvuga ngo abonye umugore ngo wenda afite amannyo ngo afite ibiki ngo tengo mu maso heza cyangwa bahuje ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ntago ari byo byubaka urakumva nyine ngo izo za Slay Queen hari ngira ngo bari udukobwa twiza turaho ngaho dutukuntu niko mbyiyumvisha ko urumva nta mashuri ngira ngo ndamenya n'icyo bisobanura n'iryo jambo bwaryo sinzi ngo ni ibiki ariko nyine mba numva ari utuntu turaho tw'udukobwa turaho tw'utunyogwenyogo ukuntu. Eyo ikaze kuri Perfect TV nongeye kugusuhuza nashimira abantu bose bamaze gukora subscribe utarakora subscribe nakubwira ngo kora subscribe kanda like kanda share ubashe gukurikirana inkuru zacu za buri munsi ngira ngo nkuko mubibona hano turi kumwe n'umuntu n'umustar hano ngira ngo twatangira tumubaza ati amakuru ni meza mezemte iraho n'amahoro mwatangira mutwibwira kuri Perfect TV bakavuga ati byibura hari umuntu batuzaniye mbo nitwa Kalisa wa Butera nta makiriro mujya bwa mirenge ya Muhimano hanyuma nkitwa nanone nitwa Ernest amazina y'ubuhanzi nitwa Samusure Rurinda Mugemana Rurangwa Sebisusa nandi n'irindi rishyashya rya Mahindu. Umva ayo ngaya ari abantu bazi ayandi yo abari menshi yo guteye no tuntu umuntu abaragiye gukina duto ntago wayabara mu ntago wabivamo se nk'ama audio nakinnye mu ntara iyo tujya gukina hato na hato ntago wakwibuka amazina. Turagira ngo utubwire ukuntu watangiye kariyeri ya sinema. Mu kariyeri ya sinema natangiye kuyumvamo nyiri mutoya mba mu basaveri uko nabaga nkora utuntu dusekeje sketch tugufi hanyuma twadukina nkabona bivamo hanyuma igihe kiragera nza no kuza kuba muri korali methodiste bigeze gutegura nabwo umukino igihe hari kuri Noheli ngira ngo Pasika hari kuri Pasika dutegura umukino mu bitewe n'uburyo abantu bamvaga tuwurepeta mu mashuri yaho ngaho hafi aho bumva uryoshye abantu baza ari benshi mu rusengero rwuzuye abandi baburaho bajya mu madirishya babonye abayoboye urusengero babonye ibintu bikomeye barawuhagarika ntitwaba tukiwukiriye bitewe n'abantu benshi abana bagwirirana mbona ko mfite impano rero gutangira guharanira kuba nazi Kigali hanyuma kuza Kigali naje mvuga ni natekerezaga kuza Kigali mvuga ni byibuze ngeze Kigali nazabasha gukina kuri radio nk'indamutse icyo gihe rero ntabwo byampiriye ngo bihite biba nyine nkuko nabitekerezaga ariko igihe cyaje kugera numvishe ko bazaza Kigali muri 97 nafashe umwanzuro wo gushakisha imbaraga zose zishoboka kugira ngo nzaze murebe ko niwe muhanzi nafanaga cyane. Igihe kiragera ntabwo byatinze nashakishije uburyo bwo kuza ndabipanga kuza Kigali ndaza nubwo nageze nyine nkagera nkererewe ngasanga yagiye ariko yaje kugaruka nyuma yaho ndi hano Kigali muri 2000 na kangahe ngira ngo mpare ngirirwa ubuntu bwo kumureba. Hanyuma ngeze Kigali ntago byampiriye guhita gene ninjira mu bintu bya sinema kuko nabanje gukora utuzi dutandukanye ushaka kubaho muri Kigali nyine. Hanyuma igihe cyaje kugera kuko bakanyombya na kanuma wapfuye twari duturanye n'abanyagahene hakabaho umugabo twabyara Imana Sharire wakoze filime twakinnye bwa mbere yarasanzwe n'ubundi yandika amafilime amateatere kuri radio Muhabura ikiri ku Murindi. Hanyuma aza gutekereza nyuma yaho rero ko yajya akora nanone udukinamico akatwamamaza ariko dukoze mu buryo bwa video. Icyo gihe rero nibwo yitabaje kanuma nk'umuntu babanye mu gisirikare aramubwira ati rero numva dukoze ibintu nk'ibi byazagira umumaro. Icyo gihe rero ntago byatinze bahise bamubwira ati umukino narawanditse twawurepeta hanyuma twamara kubona n'abakinnyi tukazarukinira abantu babonye baduha akazi bakaba bakaduha. Ko byagenze rero kanuma yabwiye murumuna we Kanyombya abwira abanyagahene
Kanyombya aza kumbwira ati hari umuntu ufite umukino umeze gutya na gutya kandi tubona wabishobora nuko igihe kiragera biba ngombwa ko boss aza kundeba amereza ibyo kurepeta abona biracamo bonye mbishoboye tuza gukina twarepeteraga kwa Karirosi niho twajya gusubiriramo ibyo twakinaga igihe kiza kugera tujya gukina muri Setandre twakiniye Setandre twatumiye abantu twishyuzaga 1000 hanyuma batumiye n'ibigo bitandukanye harimo na social cyitwa ko abo bantu haje abantu 10 bishyira 1000 urumva ko ari 1010 twinjije 1010 rero batike nyine ya twese abakinnyi twari 7 n'uwakaza amatike wa 8 n'abandi babiri bari bashinzwe protocol urumva ko 1000 nyine byari biraho uretse ko tutanategesheje kuko keretse abajya kure twaje twimanukira n'amaguru tugira hanyuma igihe cyaje kugera mu bo twakiniye icyo gihe harimo ikigo cya social nk'uko nari mbivuze bahise baduha akazi ko gukora publicité ziciye muri utwo dukino zizajya zica kuri televiziyo y'u Rwanda niko byatangiye rero dutangira gutyo tugira na contract bakorera nuza ama episode hafi 92 ngira ngo bimara igihe zica no kuri televiziyo umwaka ushira zinyuraho zacagaho kwa kabiri icyo gihe rero urumva ko icyifuzo cyane cyo kujya gukina ikinamico kuri radio siho nahereye kuri televiziyo gero nabyita amahirwe nagize ku cyifuzo cy'ubuhanzi nari niyumvagamo no gukina Imana yabibayemo pe ibyo rero ntago byarangiye gutyo iyo tumaze gukina iyo yitwaga haranira ko ntawe umenya aho bwirageze abo muri REP polisi nabo mu bintu bijyanye na ihuriro ngira ngo rya amakoperative cyangwa se ihuriro ry'ababana n'agakoko k'ubwandu sida ngira ngo n'ibintu bijyanye n'ibituntu baje kuduhikira kanabo baduhikira kacyama episode 15 ariyo na filime yamenyekanye cyane yitwa haranira kubaho iyo niyo benshi bakunze kwita Kanyombya kuko niwe muntu wakinaga mara umukomediye nyine iyo rero nayo urumva ko byari akazi nyuma yaho dukora indi kinamico yitwa mwari ntazire kirazira nayo twaje kuyikora yari ifite nabo baduha akazi ko kuyikora nyuma yaho tuza gukora yitwa zirazishya twayikoze tubona ku isoko filime zimaze kujyaho turavuga tuti natwe dukora iyo twashyira ku isoko bitari ikiraka gusa turayikora nyuma yaho rero naje kwinjira no mu zindi filime nagiye muri Seburikoko nakinnye yitwa Kataramagara nuko nyine yitwa Inshuti Friends yaciye kuri televiziyo TV10 ubu nkabandi gukora Mahindu ari nayo yanjye numva urugendo rwa sinema nuko rumeze kandi ndacyakomeje muri sinema muri filme zose umaze gukina nihe film uvuga ati yangize uwonde we kugeza ubu niyo twahereyeho nyine iyo nakinnye yitwa ntawe umenya aho bwirageze nitwa Samusure naharanira kubaho na zirazishya na amafilime nyine yakoze izina ku rwego rushimishije ayo niyo mafilime nahereyeho hanyuma indi yaje yunganira ariko kandi nayo ikaba yarakoze umurimo utoroshye ni Seburikoko kuko burya kumara hafi imyaka uyu mwaka no wa 4 uca kuri televiziyo y'igihugu ni ikintu kiba gikomeye kandi umuntu yashimira Imana ndetse n'abashyizeho iyo gahunda yo gukora uwo mushinga kugira ngo abantu tujye dukinira abanyarwanda baba bari hano no hanze ni ibintu nyine umuntu yavuga ko Seburikoko nayo iri mu bintu byatumye imbaraga ziyongera mu bijyanye ndetse ikanantera imbaraga zindi zo gukora nanjye yanjye filime tujye mu bakinnyi bakina filime mu Rwanda mu gitsina gore nuwuhe ubona ukavuga ati uyu nguyu byibura niyo biza gushoboka byibura nari no kumushaka ukavuga ati uyu kumushaka mu buhe buryo kumugira umugore oya ntago ibyo nigeze mbitekereza sinigeze ntekereza ngo uyu namugira umugore kubera ko
wenda mubonye afite impano yo gukina n'iki ariko hari uwo ureba oya cyane ko ntabwo sinigeze muri njyewe ntabwo muri sinema nigeze ntekerezamo ko nakuramo umugore ko twatangiye ndumwe mu bayobozi bayobora iriya troupe twari turimo ya Sharire urumva ninjye washakaga abakinnyi hanini ntabwo rero sinigeze numva natekereza gutereta mu bantu ba sinema kuko abenshi ninjye wabaga nabazanye kandi rero nkaba mfite principe yuko ntakwifuza ko hari wansuzugura yitwaje ko hari ibyo twakoze uko ureba ubu ngubu aho sinema igeze naho ivuye urabona harimo izihe mpinduka nizihe challenge nibihe bintu bigikomeye muri sinema birimo aho twahereye hari hakomeye cyane nubwo twagiriwe ubuntu tugatangirana n'akazi katwishyura ariko ngira ngo wenda batanga ubuhamya bukomeye n'ababyinjiyemo atari akazi bashoyemwe ayabo kuko tumaze gukina yitwaharanira kubaho igakwirahigira ahantu hose ku masede ku mafurashi abantu bose bakayimenya bagahita batangira kuvuga bati ubwo filime ikunzwe natwe twakora sinema bashoyemo amafaranga ariko kandi bamwe bagiye bazira ko bashoye amafaranga mu kintu kidafatika bavuga ati wenda ndasohora sinema ndakora filime ikaba ifite inkuru nziza ariko ikaba ifite abatekinisiye babi cyangwa se ibikoresho bidasobanutse cyangwa akaba afite ibikoresho bisobanutse ariko abikoresha badasobanutse cyangwa se akaba afite ibyo byose ari byiza ariko abakinnyi nta kigenda kimwe muri byo kikaba cyatuma filime ihomba cyangwa se ari nabyo byatumye filime zishyirwa ku gihumbi zari zimaze kubura ubuhuye ariko kandi nyinshi muri zo nta gufa ririmo navuga ko rero twatangiye bigoye ndetse bamwe baranahomba babivamo pirataje iba nyinshi kurusha ko uko umuntu yakwicururiza ibyo ibihangano bye bamwe bakomwa mu nkokora n'icyo kintu barabihagarika babivamo bamwe batangiye kubyutsa umutwe uyu munsi muri ino minsi kubera ko wenda bavuga bati uyu munsi nayicururiza no kuri YouTube n'uwipirata ariko namaze kuyishyira ahantu bamwe barabitse ibihangano byabo barabibitse barindiriye ku itegeko ritangira gushyirwa mu bikorwa ku mugaragaro ku buryo bufatika rirakora ariko nta mbaraga zirimo harimo haratunganywa isoko rya sinema ku buryo bwiza navuga ko dutangira byari bigoranye no kubona abakinnyi ntabwo byari byoroshye rero bwiraga umukobwa kuza gukina ngo yego ko ubwo ze ngo wambona nikarakaza imbere y'abantu yavuga ngo iki rero navuga ko iki gihe mu by'ukuri ni ibintu navuga ko ubu ni sawa ko hariho amashuri yabyigisha niba abantu bari kwiga ibintu bya photography n'iki bavuga bati nzakora muri sinema nzagikora mu bukwe nzakora mu bindi bintu bitandukanye inama zitandukanye runaka urumva ko ni ibintu biri guhabwa agaciro noneho biri ku buryo ubu ntabwo ukenera umwana wo gukinisha ngo umubure wakenera umukobwa ku kigero cye mwiza ushaka uwo ari we wese muri sinema wamubona ushaka umukinnyi umukecuru uko yameze kose mu byubahiro bye yaba afite byose umusaza ntabwo wamubura bitewe n'ibyo n'umukaragita ukeneye navuga rero ko ubu ngubu ari byiza kurushaho nubwo inzira ikiri ndende ariko byibuze ubona ko hari icyerekezo urabona nk'ubu ngubu wenda ushobora kuvuga ngo hari ibintu bikenewe sapoti ni iyihe ubona wenda yaba ari abantu bashobora gusapotinga cyangwa ari leta muri rusange ni igihe ikintu gikenewe kugira ngo iyi sinema dukomeze tuyipushinge ikomeze kuzamuka ubu ngubu ibikenewe cyane nka leta yaratangiye abantu barakora imishinga ya sinema ivuga ku bintu runaka by'ingenzi mu bikenewe muri gahunda za leta bakabitera inkunga nubwo rimwe na rimwe usanga rezilita ibyatanzwe n'ibyasohotsemo ubona bisa naho bigicumbagira ntabwo bitanga umusaruro neza nkurikije uburyo amafaranga aba yatanzwe n'ibisohokamo ubona nta mbaraga ntabwo ntibikorwa nk'uko bikwiye ese ubona ikibazo kiri nyine mu kuba ataba ari umushinga w'umuntu ku giti cye n'amafaranga atavunikiye nyine ntawe ntunga urutoki ariko iyo urebye ubona hari ibitameze neza hanyuma ariko leta yateye inkunga abari gutegura
uburyo isoko ryagenda neza mu gihugu, basobanura aba DJ bazicuruza babo twitaga abapirateri, hano bakaba abacuruzi bazwi bemewe bakazicuruza mu buryo bwiza. Urumva ko leta uruhare rwayo mu by'ukuri irarutugaragariza ku buryo bufatika. Ubwo navuga ko hasigara hacu kuba twakora gakora ibintu nyine bigaragara ko hari icyo tuzageraho kugira ngo ejo n'ejo bundi ubuhanzi muri rusange buzajye buba bufite nk'umwanya wa kabiri mu kwinjiza amafaranga, cyangwa se bikaba bwaba no ku mwanya wa mbere nubwo bitoroshye, ariko havuyeho ubukerarugendo ngira ngo ubuhanzi bufashe umwanya wa kabiri, cyangwa se niyo twabona uwa gatatu, niyo twabona uwa gatanu, twaba turi gutera imbere mu kwinjiza amafaranga muri leta. Hanyuma ikindi ubufasha bundi bwo mbongira ngo kugeza ubu ngubu ntabwo dukeneye cyane, ntabwo dukeneye ngo tubwire leta ngo niduhe ibi ko ntako itagize. Yarabanje ishyiraho itegeko rirengera ibihangano muri rusange nyarwanda rirahari, ari ryo bita itegeko rirengera umutungo kamere ngira ngo mu by'ubwenge. Hanyuma icyo ngicyo kirabaye, kandi ngira ngo niyo umuntu atanze ikirego ngira ngo birakurikiranwa ku buryo umuntu yakwishyurwa uburenganzira bw'umutungo kamere we. Hanyuma ikindi kuba yaratangiye gufata amafaranga yavuga uti reka dushyire muri ibi mukore turebe, ibyo nabyo ni intambwe ikomeye. Ikindi nuko tutabura aho dukinira, ntabwo ushobora gukenera ahantu ukinira ngo wakerete umuhanda wo gukiniramo filime iwukwime, ntiwakenera stade ushaka gukina filime ngo iyikwime. Niyo mpamvu rero navuga ko leta ku ruhande rwayo izakomeza nyine dufashe cyane cyane mu kwita ku bihangano, no kuba hari ubikwibye yabikwiba agahanwa, aho ngaho izabidufashije. Ibindi natwe tuzajya twirwariza ko leta ntabwo yavuga ngo Samusure yakoze filime runaka ngo iteye inkunga, ngo ngende mbwire leta ngo nakoze Mahindu nimuma amafaranga gikore. Icyo gihe urumva ntabwo, icyo gihe nawe nta mikorere nyine ufite. Ariko kutworohereza kuri ibyo bintu byose, aho gukinira, umutekano n'iki byose, ibyo byose nk'urugero ntabwo nk'aho dukinira aho twise Gatoto, haba umuyobozi waho, haba umuturage, yaba umwana, yaba iki, iyo turi gukina barabyubahiriza, nta usakuza. N'umwana w'uruhinja yabonye turi gukina, ndavuga wa wundi utangiye kumenya akenge, ubona abwira bagenzi be ngo muceceke, ko bazi ko nyine nidukina nta basakuza. Urumva ko nabyo birashimishije kuba abantu baba baduha ubwo bufasha, nabwo bukomeye. Tujya utubwire kuri Mahindu bihagaze gute? Mahindu ni mama wararaye. Iyo tugeze kuri Mahindu hari ibindi ko Mahindu ni umushinga ngo dukunda mu rwenya dutera, turavuga ngo na entreprise Mahindu ni ibintu, ni ikintu gikaze cyane. Mahindu ni ikintu cyaje nyine nk'imvura y'Amahindu, kuko mu by'ukuri ni ibintu natekereje igihe kinini cyane, ni inzozi mvuga ko ziri ndi gushyira mu bikorwa inzozi zanjye mu gihe kinini cyane namaze ndi kubishaka, ariko kubera bya bibazo bya piratage, kuba ntaho wacururiza igihangano cyawe, avuga n'utwo duke nabona mbaye ndushyizemo, ujye wenda niba mvuye kwivugira amazina y'inka nkaza nkayishyura umukinnyi unkinira iyo ntuza, ejo nayishyira hanze igacuruzwa n'abantu batanyinjiriza mu mufuka, icyo gihe nzaba ndi gukora ubusa nk'umwana ugira ute wenda undi. Ikindi Mahindu ni umushinga urambye udafite iherezo, ntabwo ufite iherezo kuko ni filime izaba ndende, kabone nubwo twahindura imikinire yayo nubwo byagira gute, ariko ni umushinga urambye wizwe neza. Ikindi nuko hari abambwira ati kudakora amasede uyashyire hanze tuyagure, ntabwo igihe cyabyo kiragera kuko ndacyari kuyishyira kuri YouTube, niho turi kuyikurikiraniraho. Nongera no kubwira abantu ko kwandika kujya muri YouTube gusa byonyine, kujya kuri Google ukandikamo ngo Mahindu birahagije guhita ubona ngo Mahindu film cyangwa KALISA Ernest Mahindu cyangwa se Mahindu series. Ibyo wakwandikamo byose upfa kuba wakubisemo Mahindu. Mahindu rwose ubundi wamara kwinjiramo
ugakanda ahantu handitse subscribe mu ibara ritukura, utibagiwe akandi kantu gafite inzogera ugakandaho naho, ubundi ugatangira kuyikwirakwiza mu bandi bantu kugira ngo abayireba nibakomeza kuba benshi naye ngira imbaraga zo gukomeza gukora byiza byinshi. Ariko nyuma yaho ngaho ngura naririmbira ibyo kuririmba byo mbo ndaririmba rwose mbo aba bakeneye kumva nyine izo ndirimbo nazo ziri kuri iyo channel KALISA Ernest akarongo Mahindu channel niko yitwa. Aho naho turirimbo turiho, aho bakeneye iz'ubukwe ziba ziriho, n'abandi bakeneye gucuruza nyine badupirata, namwe ndabashishikariza kudupirata vuba vuba kuko mu minsi iri imbere n'ibibazo urabafashe kore hakiri inzira zikigendwa kuko mu minsi mikeya turabihagurukira. None se hari uretkanye na sinema wenda muri mu bijyanye no kuririmba uracyabikomeza cyangwa ubiri ku ruhande? Bo kuririmba ntago nabireka kuko biramfasha mu kazi nkora kuko musinga mu bukwe cyane cyane mu bukwe, ko nk'iyo nsohoye umugeni mu ndirimbo yanjye biba ari sawa. Y'abageni badafite itorero cyangwa badafite indi orchestre cyangwa undi muhanzi runaka, aba n'abayoboreye ubukwe babyungukiramo kuko mba ndi buririmba indirimbo zitandukanye z'ubukwe zijyanye n'ubukwe. Urumva rero mbo ukuyeho kuba narakoze audio, nteganya no gukora video zazo, nteganya gukora izindi ndirimbo cyane cyane zirekeranye n'ubukwe, nizo nzibandaho cyane. Hari nk'umuntu ushobora gushaka kuvuga ati ndashaka kumukoresha nka Samusure yabe nka MC mu bukwe, yabigenza gute? Yanyura he? Yakubona ati yamamagara kuri 0788 51 1035. ari ugutereta se nk'umwana? Ari unshaka kuntereta we mbo namugira inama yo kuba biretse kuko yatumwanya. Mpamvu yatumwanya mbo nuko muri no misi ubwenge bwanjye bwose buri kuri Mahindu. Gutereta se ndi kubibonera umwanya, asanze ndi kwandika. Ndabibona script igeze kure. Uyu munsi wenda nanditse nka episode 2 cyangwa 3 naba nabonye umubyizi uhagije. Yes. Nyuma yaho ngaho ese ujya gusubira mu cyaro ukajya kubasura? Mu cyaro ndanyaruka nkabareba, uretse ko ubu ni gake kuko ababyeyi nabimuriye mu mujyi. Ntabwo njyayo gakeya, ariko nenda kujya gusura umukecuru wanjye nyogokuru, nashaka kumusura muri no minsi. None ni iki wibuka wakoze mu cyaro ubwawe wicara ubu ngubu kikagusetsa ukavuga ati rwose kiya kintu kirasikeje? Bo ikintu nakoze mu cyaro gisekeje ni ibintu twajyaga ducuranga. Hari uburyo twakoraga inanga mu, hari ukuntu ushinga igiti ukakigonda ukazirikaho umugozi, ugacukura umwobo hasi ugafata imbamburwa z'ibihunda ugashyiramo wa mugozi ugafatisha agati hasi ubundi ugakandagiraho wacuranga bigacurangira. Ibyo narabikoraga cyane. Ibindi nakoraga no kwisiga ivu mu maso ahantu hose, ubundi hano ugashyiramo ikigogorwa cy'intuza sinzi nibukize cy'insina cyo ku mutumba w'insina sinzi uko babyita, abandi bitaraba imbamburwa sinzi uko babyita, twebwe tubyita ibigogorwa. Hanyuma ukagishyiramo hano ukaba umeze gutyo nyine ukanga abana bakiruka. Yes. Okay, rero se hari nyuma y'ibyo ngibyo hari abantu benshi hano hanze baravuga ati Samusure afite abana benshi, ese bihagaze gute ibyo bintu? Icyo ngiye icyo ushatse ni wanagitindaho se nkikivugaho. Ngo kuki udashaka umugore? Wese uracyari umuhungu? Yewe gushaka umugore se ko ari mu mutwe? Gushaka umugore ni mu mutwe. Ariko rero Pahuro yaravuze ngo ni byiza, ariko ngo byaba byiza kurushaho utarongoye. Kandi bari abantu bari abanyabwenge bazi n'impamvu babivugaga. Ariko rero mbongeye siko bimeze, kuko umugore naramwigeze twabanyeho umwaka umwe n'igice. Ubwo urumva kuba narigeze umugore, kuba mfite abana ni ibintu ntago urumva ko ngewe ntacyo nirukanyira muri make. Ushobora kuzongera nkatekerezaho nkazana umugore, ariko ntago ari vuba ngaha. Ese nka experience wagize muri uwo mwaka ni ihe nama wagira abasore mu gushinga ingo? Mbona gushinga urugo badahubutse, atari ukuvuga ngo abonye umugore ngo wenda afite amannyo ngo afite ibiki ngo tengo mu maso heza cyangwa bahuje ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo ntago ari byo byubaka. Hanyuma ikindi ngo kubera ko ngo yabonye amafaranga agomba kumva ko agomba kurongora, niho handi nyine umuntu arongora
ahubutse kubera ko wabonye vuba aho ngo yabonye amafaranga kubera ko ngo yayabonye none ngo ari buzashaka uwo bari mu kigero kimwe none arabihinduye agiye kuzana uwo uri mu rundi rwego ibyo nabyo ntibyubaka akenshi usanga nyine ari bya bindi niyashize urugo ruhita rusenyuka ntawe haruzahura hanyuma ikindi umuntu muzabana rimwe na rimwe akenshi bibamo n'impano buryo ushobora kumureba ukabimenya ko mushobora kumarana 2 amezi 2 3 na 5 6 umwaka mukamenya ati uyu muntu kamere ze nzazihanganira nanjye azihanganira izanjye kuko niba umuntu bwa mbere akufatanya icyaha runaka nta kwihanganira agahita yigumuka ibyumweru 2-3 bigashira menya ngo uwo muntu n'ubusanga nimuzashobokana niba umugore ugiye gushaka muzagira ibyo mupfa nawe wowe ubwawe ukabona ibyo yakoze ntiwabyihanganira no kumubarira ukumva ntibirimo mukazagarurwa nuko wenda hari ibyo mwakoze mukumva bibaryoheye mwembi akaba ari byo bibahuza n'ubundi b'abantu ntibazabana kubera iki ntago nyine muri mwebwe mwembi hari ibintu bibiri bitabahuza kwihanganira niyo bitarimo menya ko ibindi bitazakora ese ubona ko wahubutse ntago natinya kuvuga ko nahubutse kuko condition nashatsemo nyine zari zigoye Samusure none se umuntu bita Dekate waba umuzi ndamuzi cyane muzi wiki namuziho udushya muziho kutarya indimi hanyuma nawe ni umukomedi nawe ni umukomedi iyo urebye neza usanga nawe atoroshye nawe afite impano y'umwihariko y'ubukomedi ariko buri aho ngaho buvanzemo n'ubwenge ngomba mbona ari n'umuhanga sinzi amashuri afite ariko ashobora kuba yaranize cyane kuko arasesengura ariko kandi akavuga n'ibintu ahagazeho akenshi ibintu avuga biba ari byo ariko kandi nkanamushimira ikindi gikorwa akunda gukora cyane cyo gutabariza abantu bafite ibibazo kandi bagafashwa iyo umuntu avuga ari kijyana ni kuvuga ari kijyana n'igihe ubwiye abantu kandi ibyo ubwiye bakabikora nubwo hari abanyuzamo bakabibakorera ntibere imbuto bakagombye kwera ngo wenda n'abandi bazakomeze bagire umutima wo gufasha ariko ku rundi ruhande ni umuntu w'umugabo aho se ntushatse ubwo ntushatse kuvuga damuru wahe damuru turamuzi yarafashijwe yarafite ikibazo cy'uburwayi haza kuzamo ibibazo sinzi ngira ngo wabashije kugenda ubyumva ntabwo ari we mvuze da ntabwo ari we mvuze ariko nonese katari wafashijwe wenyine ni benshi ntabwo sinzi rero ni wowe ntabwo ari we nashaka kuvuga so hari ikindi kibazo cyo kuri Slay King urabazi Slay Queen duhere kuri Slay Queen bose mbumva gutyo nta kintu kindi mbaziho sinzi ngo bakora iki sinzi kampani yabo kishinzwe niba bakora amaprotokolo nta kintu mbizi mba numva ngo uko babivuga gusa ariko nkunda kumva nyine ngo izo za Slay Queen hari ngira ngo bari udukobwa twiza turi aho ngaho duto ukuntu niko mbyiyumvisha ko urumva nta mashuri ngira ngo ndamenya n'icyo bisobanura n'iryo jambo bwaryo sinzi ngo ni ibiki ariko nyine mba numva ari utuntu turi aho tw'udukobwa turi aho tw'utunyogonyog ukuntu nawe Slay King bo ntabwo simbazi niba nabo babaho ntabwo mbizi ubu nturi Slay King gute kiretse nzi icyo bakora umuntu w'umukinnyi wa sinema baye ari Slay King ubwo nanjye nabandi ariko niba yes Karujanga hano hanze hari amakuru avuga ngo hari ukuntu mujya mwigenza ese ntabwo abantu babura kubivuga kuko iyo babivuze twebwe twumva ari sawa kuko ubwo biba bigaragarira abantu ko ibyo dukina tubigekina neza niba bikina nabi bavuga bati bari abantu ntibanaberanye ariko umusanzwe ariko niba dukina nk'umugore n'umugabo bakabona bibakurura bavuga bati bikabakurura bibajyana aho ngaho bumva ko ibintu biba byaragenze neza Yes, murakoze cyane kuri Perfect TV. Twongeye kubashimira cyane twari turi kumwe n'umusitari muri sinema nyarwanda. Akaba ari nta wundi ni Samusure. Yatubwiye byinshi ku byerekeranye na kariyeri ye muri sinema, muri muzika, mu afite turirimba yakubwiye. Hari n'ibindi bintu byinshi akora, ashobora kuba MC, ashobora gucuranga ibyo bintu byose. Murakoze cyane. Komeza ukande like, komeza ukande share, subscribe. Urahita ubona ring
icyo bita akazogera ugakande ukomeze gukurikirana inkuru zacu za buri munsi. Murakoze. Peace out.